wowe ubwo utegereje ko nkwigisha igikakarubamba n'igisura ntabwo ari byo by'ingenzi cyane. Banza umenye uburyo ufata umwana. Ikindi nanone, babyeyi munkurikiye kandi munteze amatwi, mujye mubaha amagi mazima y'inkoko zorowe neza, afitiye abana akamaro cyane kurenza uko mwebwe mubitekereza. Bavuga bati amagi kandi amagi, ndagira ngo nongere ngishimangiye ngo abana niba bakiri batoya bakwiriye guhabwa amagi, ariko amagi y'inkoko zizewe kandi amagi meza. Nshuti muvandimwe ukunda ibiganiro byacu, nongeye kugusuhuza no kuguha ikaze kuri iyi platform ya Muganga Kayitare, ngusabira umugisha uva ku Mana, ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane nawe. Mbese umeze ute? Ndizera ko umeze neza. Natwe turaho aho duherereye, ndetse turashima Imana kuko ikitwongereye umwuka wo guhumeka. Benshi bagiye batambuka tutari uko turi beza kubaruta, ariko Imana yashimye kuduha ubuzima no kuba ikituretse ngo ahari niba bishoboka tube twakora umurimo nk'uyu. Nawe rero ubwo ugihumeka, reka tubishimire Imana kandi dusabe Imana ngo igihe itwongereye cyo kubaho tugikoreshe neza, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nk'uko bisanzwe ni Proficient Muganga Kayitare, nzanywe no kugira ngo tuganira ku buryo ki dushobora gufasha abana bacu bato bari munsi y'imyaka 5 gukura batarwaragurika. Katubanze dusenge. Urakoze cyane Mwami Imana yacu, ugize neza soko y'ubugingo. Ni ukuri tugushimiye ko tugihumeka uhabwa icyubahiro. Twongeye kandi kukwingingira cyane gutuma imitima yacu ikwizera, kuko ari wowe utanga kwizera. Ni benshi bagiye bumva ijambo ryawe ntibizere, nyamuneka uturinde kutizera. Kandi nanone inama zose duhabwa zijyanye no gufasha imiryango yacu kugira amagara mazima, ndakwinyize ngo ujye uduha kuzishyira mu bikorwa dufite kwizera kandi tukumvira. Dusabiye abarwayi bababazwa n'imibiri yabo, cyane cyane abarimo kudutega amatwi. Mwami turabasabiye ubahe ibyiringiro, ubahe kwizera, kandi ubakize kuko uri Imana ishoboye gukiza. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ki dushobora gufasha abana tubarinda kurwaragurika. Buriya inshuro nyinshi iyo dufashe ibyiringiro byacu tukabishyira mu maboko y'abaganga gusa, kandi hari umurimo dushobora kwikorera woroheje, tuba dukora amakosa akomeye cyane. Twebwe rero nk'abantu bitegura gutaha ijuru, tugomba no kwimenyereza kubaho ubuzima bwo kumvira, ariko nanone no kwizera, kandi tugakora ibintu Imana yavuze mbere y'uko twizera ibyo abantu bavuze. Iyo niyo principe mboneramo umucyo w'ubutumwa bwiza mu bigendanye no kwitungira amagara mazima. Tugomba kubanza gushyira imbere iby'Imana yavuze mbere y'uko dushyira imbere iby'abantu bavuze. Iby'Imana yavuze ko ubundi indwara zigomba kwirindwa, kandi hagomba gushyirwaho uburyo butuma imibiri yacu ihangana n'indwara. Ibyo bigashoboka ko indwara zanaza ntitunabimenye ko zageze mu mibiri yacu, kubera ko zasanze umubiri wacu ufite uburyo bwo kurwana nazo. Ariko abantu benshi bo bizera ko bagomba kubaho nta kintu bitayeho, imibiri bakayifata uko bashaka, indwara yazaza akajya kwa muganga. Gusa ntabwo ibi bivuze yuko udakwiriye kujya kwa muganga igihe warwaye, ariko mbere y'uko ujya kwa muganga na mbere y'uko urwara,
mu by'ukuri ni buzima ki usanzwe ugenderaho. Ukwiye wowe ubwawe kwibera umuganga mu rwego rwo kurinda umubiri wawe. Uyu munsi rero ndashaka ko tuvuga cyane ku bana bato. Umwana kuva avutse, uwo munsi akivuka, icyambere uyu mwana aba aje mu isi adasanzwe amenyereye kubera ko yiberaga mu nda ya mama we. Ikirere rero gishobora guhita gihinduka kubw'uyu mwana, ikirere gishobora guhita kiba gishya kubw'uyu mwana, noneho agatangira kurwaragura. Zimwe mu ndwara zikunda kwibasira abana b'uduhinja ni ibicurane, inkorora, umusonga, malariya cyangwa se kutituma. Ibyo rero bikaba ari ibintu wita ngo biroroheje, ariko bishobora guhita bihitana umwana mu kanya gato cyane. Nyamara amakosa mato mato usanga ababyeyi baba bakora ku bana batoya b'impinja niyo atuma aba bana banarwaragura. Urugero, ushobora gusanga umwana muto w'uruhinja adafubikwa mu buryo bwiza cyangwa buhagije. Babyeyi nimwite cyane ku gufubika abana, mumenye ibihe by'ubukonje, mumenye ibihe. Umwana we w'uruhinja agomba guhora ashyushye, afite ubushyuhe buringaniye. Ariko nanone uzareba umwana w'uruhinja muto, uburyo buri kintu cyose kimubayeho, ikimenyetso kigaragaza ko abangamiwe ari ukurira. Ashobora no kurira kubera ubushyuhe bwinshi, ashobora no kurira kubera imbeho, ashobora no kurira kubera inzara, ashobora kurira kubera abangamiwe n'imyenda, imyambaro wamwambitse, cyangwa se ubundi buryo. Ndagira ngo mbabwire bavandimwe, abana batoya b'impinja ikintu cya mbere mugomba kujya mwitwararika ni ukubafubika, bakambikwa imyenda ituma bashyuha. Cyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, abana b'impinja bagomba kwiyuhagira kenshi kugira ngo umubiri we ugume uri refresh, cyangwa se ushobora kwirefreshinga ubwawe no gutunganya itembera ry'amaraso. Umwana muto w'uruhinja agomba kuhagirwa kenshi. Uyu mwana utarageza igihe cyo kurya we by'umwihariko, ugomba kuzirikana neza yuko ibintu wowe witera by'impumuro, amapafiyumu, amavuta wisiga, ibyo bintu we bimubangamira kandi bimugiraho ingaruka. Hari umubyeyi wigeze anzanira akana k'agahinja k'amezi 4 kari gafite ibintu byo guhumeka, gapfuruta, mbega mu mazuru hafunganye. Arambwira ati uyu mwana tumenya ariko yavutse, ati kuko nyuma y'ukwezi byahise bimufata. Ariko mu kiganiro nagiranye n'uyu mubyeyi, nasanze ari wa mubyeyi witera amadeodora apika cyane, yarangiza agafata wa mwana akamuheka, akamumiramiza, ubwo za mpumuro zikagira gute, zikabangamira umwana. Nyamuneka mubanze mumenye neza yuko abana bagomba kurindwa ibyo bintu by'impumuro nyinshi cyane, ndetse n'amasabune y'abana ahumura cyane. Mugomba kumenya yuko amwe muri yo atera indwara z'ubuhumekero. N'amavuta abana basigwa mugomba kujya mubyitwararika cyane. Icyo ni ikintu kigomba kujya kizirikana. Wowe ubwo utegereje ko nkwigisha igikakarubamba n'igisura, ntabwo ari byo by'ingenzi cyane. Banza umenye uburyo ufata umwana. Ikindi nanone, abana batoya b'uduhinja mu by'ukuri bajya bagira ikibazo cyo kutituma neza. Niba aba bana bagize ikibazo cyo kutituma neza, ntabwo ikibazo kigomba kubanza gushakirwa kwa muganga. Ugomba kubanza wowe ubwawe mubyeyi wonse uyu mwana kumenya neza yuko imirire yawe ifite uruhare mu gutuma uyu mwana ashobora kugira imatwe cyangwa yituma neza. Imirire yawe ugomba kurya imboga n'imbuto bihagije kugira ngo uyu mwana amashereka yonka abe arimo intungamubiri zihagije. Ariko niba ibintu urya ubwawe bituma ugira ubuzima bubi, n'uyu mwana bishobora kumugiraho ingaruka. Gusa abana batoya b'impinja igihe aramutse agize iki kibazo,
ushobora kumuha amazi make y'akazuyazi kandi akamugwa neza. Benshi bakunda kuvuga ngo abana, ngo umwana ntiwamuha amazi, ngo ntiwamuha amazi. Ntabwo umwana n'ubundi ari ngombwa kumuha amazi, ariko iyo yagize icyo kibazo ushobora kumuha amazi makeya, ndetse abandi tubabwira gukamura akaronji, yarangiza akamukamurira akanwa akanyunguta, kandi ikibazo kigakemuka. Umwana mutoya w'uruhinja niba afite ikibazo cyo kurira cyane, ugomba kumenya neza yuko ikibazo kimutera kurira kiri muri we imbere, cyangwa kiri muri environment y'ibintu bimugose bimukikije. Rero ntabwo ikibazo cyane ari uguhangayika no kujya kwa muganga. Banza wowe ubwawe urebe uburyo wamenya icyo umwana yabaye cyangwa ibimuzengurutse, uburyo bimubangamiye, hanyuma ubikemure. Abana rero bageze mu gihe cyo gufata imfashabere, ndagira ngo mbabwire bavandimwe ko indwara nyinshi abana bacu barwara ahanini baziterwa n'ibyo tubagaburira. Nawe tekereza abana usanga bahabwa ibintu bikungahaye ku masukari menshi. Aya masukari yabaye menshi mu nda y'umwana atera infection. Uzasanga abana b'impinja nta zindi ndwara babasuzumamo, ni infection yo mu maraso, ni infection yo mu maraso, ni infection yo mu maraso. Iyo bavuze ngo ni infection yo mu maraso, biba bisobanuye ngo ubwirinzi bw'umubiri we bwagabweho igitero. Noneho bwa bwirinzi bukora defense yo kwirwanaho. Icyo nicyo bita infection yo mu maraso. Nta kindi. Infection ise niki? Ni defense umubiri uba wakoze uhanganye n'igitero cyagabye ku mubiri w'umuntu. Icyo gihe usanga kenshi abana baba babitewe no guhabwa ibinyamasukari byinshi biremera mu igogora, umwana akabihuriramo n'ibibazo bituma adashobora kugira ubuzima bwiza. Abana batangiye kuhabwa imfashabere, urugero nk'amata, benshi mu badakoresha amata y'inka usanga nanone gutunganya amata akomotse wenda nko kuri soya ku bana batoya rimwe na rimwe biba ikibazo. Ya mata ugasanga araremereye cyane. Amata ya soya buriya aba aremereye cyane no kurusha n'ay'inka, urumva. Ariko no gushyiraho igipimo cyiza gituma umwana ushobora kumutegurira amata amugwa neza bikaba ikibazo. Bikeneye ubumenyi rero, ukwiriye kwiyigisha, ukegera abandi bantu babifiteho ubumenyi, ukiga amata meza n'igipimo cyiza ushobora guha umwana kugira ngo ayo mata ataremera mu gifu cye. Kuko iyo aremereye mu gifu cye, umwijima uhita ubangamirwa, hagahita habaho imyivumbagatanyo itandukanye. Ikintu kijyanye no guha abana imboga, imbuto ni ingenzi cyane. Abana ntabwo bakwiriye guhabwa imbuto barwaye. Abana bakwiriye kugaburirwa imbuto, abana bakwiriye guhabwa imboga ku ifunguro ryabo, ariko ntukavange imbuto n'imboga icyarimwe. Ujye umuha imboga ku ifunguro rimwe, ku rindi nanone umuhe imbuto. Kandi umwana muto w'uruhinja, babyeyi munkurikiye kandi munteze amatwi, mujye mubaha amagi mazima y'inkoko zorowe neza, afitiye abana akamaro cyane kurenza uko mwebwe mubitekereza. Nta na rimwe nshobora kuvuga iki kintu ngo mbure abantu bakibazaho ibintu byinshi, bavuga bati amagi kandi amagi. Ndagira ngo nongere ngishimangire ngo abana niba bakiri batoya bakwiriye guhabwa amagi, ariko amagi y'inkoko zizewe kandi amagi meza, bakayahabwa bakayarya, kuko amagi arimo imiti isohora uburozi n'ubumara buba mu maraso y'abana. Ndetse amagi akagira poroteyine nyinshi zituma umwana agira igikuriro, ndetse amagi akagira vitamine B ya 12 iyo udashobora kubona mu bimera. Iyo abana batoya badahawe iyi ntungamubiri ya vitamine B ya 12, imikurire yabo igira ikibazo, kandi niyo akuze mu bwonko bwe agira ibibazo. Ubu rero iki cyo
gishobora gutera intambara ndabizi ku bantu bamwe na bamwe, ariko iki ndakivuga nzagisubiramo nongere ngisubiremo. Nyamuneka nimwiyigishe korora inkoko mu buryo busanzwe zitere amagi, mujye muha ku bana banyu amagi. Ntacyo bizabatwara, ahubwo bizatuma bagira ubuzima bwiza, kuko ijambo ry'Imana riraduhamagarira kugubwa neza muri byose. Byakumarira icyo umwana wawe agize igihagararo ubwonko bwe budakora neza? Byakumarira icyo umwana wawe agize igikuriro ariko ahora afite ibibazo muri mental health, mu buzima bwe bw'imitekerereze? Ikintu rero nshaka nanone kuvuga ni indwara zimwe na zimwe z'uruhu. Abana bakunda kurwara indwara zimwe na zimwe z'uruhu kandi zikabangama. Hari ibintu by'ibifaranga, hari ibintu by'ibihushi, hari uduheri dututika ku mubiri tunyenyamo amazi cyangwa se udushyira cyangwa uturaso. Indwara nyinshi zitera uruhu rw'abana kugubwa nabi. Izi ndwara kenshi hari igihe zishobora guterwa n'intungamubiri nkeya cyangwa se infection, cyangwa se zikaba zishobora guterwa n'imyambaro abana bambara. Abana bakwiriye kujya bambara imyenda ifite ubudodo bwa cotton, kandi abana bakwiriye kujya imyambaro bambara ihindurwa kenshi. Kandi ntago ari byiza kuhagira umwana ukamusubiza mu mwenda utameshe, mwenda yahozemo. Ibi rero ni ibintu bigomba kwitabwaho cyane. Hari umuti nagiye mvuga ku rubuga rwa Vigilant Family, nifuza ko mbasubiriramo kuko ni umuti mwiza. Ikijaburo. Umwana guhera ku ruhinja rwavutse kugeza ku mwana w'imyaka 2 ashobora gukorerwa ikijaburo, kandi ukaba umuti umurinda indwara z'uruhu, ayo ma infection mu maraso, indwara z'ubuhumekero, kutituma n'ibindi bibazo byinshi. Ndagira ngo nkubwire ko ikijaburo ni uburyo bugamije gutuma ubwirinzi bw'umubiri w'umwana bwiyongera. Ufata ibimera, ibyo bimera reka mbibabwire, warangiza ukabiteka mu isafuriya, ukaza kubisuka mu ibase nziza isukuye yagenewe wa mwana. Warangiza noneho ukaza umwuhagiza ya miti, uyimukandisha ahantu hose, mu ngingo, kunda, umugongo, mu ijosi, mu maso, mu mutwe, uyora nyine amababi y'ibyo bimera watetse biri mu mazi nyine asa n'umuti, ukabimukandisha birakaza uyaza. Ayo mababi harimo umusave, harimo umwenya, harimo umushishiro, harimo amababi y'umwembe, amababi y'umutu, amababi y'umwishywa, harimo igicumucumu, amababi ya bambuwa, amababi ya gutwi kumwe, ndetse n'ibindi bimera ushobora kubona bidasharira ariko ihene zishobora kubirya bitanagira amahwa. Teka iyo miti mu isafuriya, bisuke mu ibase, bihore bibakazuyaze, tereka umwana muri iyo base, fata bya bibabi bimukandishe ahantu hose hari ingingo, wongera ubiyorana na ya mazi y'umuti, umukande mu gituza, umukande mu nda. Ibyo bintu nurangiza ubibike nanone mu isafuriya, ejo uzongera ubishyushye, wongeyemo wenda amazi make, wongera ubimwuhagize, ubwo inshuro ya kabiri niyo yanyu mubimene, ujye usoroma ibindi. Nukorera uyu mwana ibi bintu nibura 2 mu cyumweru, uyu mwana azageza imyaka 2 ibintu byitwa indwara nta hantu na hamwe ahurira nabyo. Ndetse buriya uyu mwana ndagira ngo nkumenyeshe ko aramutse akorerwa ikijaburo, ntabwo bitunganya itembera ry'amaraso ye no gukomeza amagufwa no kuringaniza imisemburo ye no gutuma igogora rye rikora neza no gutunganya ubwonko bwe gusa, ahubwo n'uruhu bwarwo ntabwo ashobora gupfa kugira indwara z'uruhu. Reka nanone mvuge ku kindi kintu cyerekeranye n'imikino.
abana bakwiriye guhabwa umwanya wo gukina. Babyeyi mufungirane abana ahantu mutabemerera kwisanzura ngo bakine, muba mubahemukira. Iyo umwana akina amaraso atembera neza kandi agahumeka umwuka uhagije. Ababyeyi bamwe bafungirana abana mu nzu, noneho umwana ugasanga we yirirwa aho ku itapi nayo irimo utuntu dutumuka, amadirisha afunze, umunsi ukira, abandi ubwo baba bamufunguriye televiziyo kugira ngo ahugiraho, ibitente nyine nabyo baba babifite, akabaho ngaho muri ubwo buzima adashobora gukuza amajyambere ye y'ubwenge n'ay'umubiri mu buryo karemano, ahubwo ubuzima bwe bugasa naho burerwa mu buryo buri artificial. Ibyo bitera ubumuga bwo mu mitekerereze ndetse n'indwara zitandukanye. Ndagira ngo nkumenyeshe ko umwana kugeza ku myaka 5 aba ari muri risike yo kurwara ibintu bitandukanye, ibintu byinshi. Ariko ndakwibwirira yuko niba umwana umuha umwanya wo gukinira ahantu hatamurutse, niba umwana yiyuhagira kenshi, niba umwana ahindurirwa imyenda kandi akambara imyenda itangiza umubiri we, niba umwana arya neza, niba umwana arindwa ibinyamasukari byinshi. Nk'ubu abana benshi usanga amenyo yabo aba yarangiritse kubera amabiswi n'amabombo. Bantu bacuruza amabiswi n'amabombo, ntimuntere amabuye, mwicururize. Ariko jye sinshobora gufata umwana wanjye ngo mugurire biswi. Ndagira ngo mbabwire ko abana banjye ubu ni n'abakuru, bumva bari imyaka 16, 14, 12. Nta mwana wanjye nigeze ngurira biswi, nta mwana wanjye nigeze ngurira bombo. Nabo ubwabo babaga babizi ko nubwo naba nagiye ku kazi ntashobora kugarukana izo bombo, nubwo naba nagiye. Ariko ababyeyi bagira impuhwe z'ubupfayongo, ngo umwana wanjye ninagira icyo mushyira, ngo ninamushyira ngo shokora, ngo araza ngo kugira gute. Ibyo bintu muha arya no mu mwanya utari uwo kurya, nibyo bitera za acide mu gifu bikangiza ubuzima bwe. Amenyo y'abana menshi ararwaye kubera izo mpamvu. Ndagira ngo nkubwire ko kubera kwita ku buzima bw'umwana ushobora gusevinga, kuzigama amafaranga menshi yatuma ugaburira abana ukabahahira ibyiza aho kugira ngo uyajyane kwa muganga. Gihe abana banjye n'undi babaga babizi ngo dadi nagaruka ashobora kuzana iseri ry'imineke, nagaruka ashobora kuzana amaronji, ashobora kugarukana imyembe, ariko nta numwe washoboraga kuvuga ngo none se ngo bombo, ngo none se biswi. Reka. Ntabwo ibyo bintu nigeze na rimwe mbiha umwana wanjye, na nyina wabo nigeze abiba. N'abashyitsi baradusuraga rimwe na rimwe babizanye, kubera yuko babana babaga barigishijwe yuko ibyo bintu impamvu tutabibagurira ari bibi, barabibikaga, ntabwo bashoboraga kubirya. Abashyitsi bakabizana, abana bakabyakira, bakagenda bakabibika mu manuza yabo, nyuma abashyitsi baratashye babana bakaza kubihereza abaturanyi babo, nta na rimwe babiryaga. Ibyo rero ni ibintu ugomba gutoza umwana akiri muto. Ndagira ngo mbamenyeshe ko abana banjye urugero nabaha nuko ngira ngo aho bagiriye muri za boarding niho bahuriye n'ibigeragezo byo kuba bashobora kunywa isukari ku ishuri, nabwo kandi bakarwana urugamba, rimwe na rimwe tukabashyiraho ubundi buryo batazayakoresha. Ariko nta mwana wanjye wo mu rugo washoboraga kurira ngo ko igikoma kitarimo isukari. Reka habaga hateguwe ifu nziza zuzuye uburyohe ku buryo adashobora kuvuga ati nta sukari. Rero ibyo byose bituma umwana agira ubuzima bwiza. Ariko umwana niba umubyukiriza ku gikoma kirimo isukari, ikindi kibabaje kinateye agahinda, ugafata umwana ukamuha amata arimo isukari, ugafata amata ukayashyiramo isukari. Oh my God! Warangiza umwana ukamuha keke akayirya yanyoye n'amata arimo isukari. Warangiza wowe ukizera ubuzima mu umwana ukamuha amabiswi, umwana warangiza ukamuha igikoma cyuzuyemo amasukari. Ibyo byose nibyo bitera ubuzima bubi ku bana, kandi dushobora kugira icyo duhindura. Reka rero twibera abaganga mu rugo iwacu, abana tubamenyereze kurya neza, kurya imbuto, kurya imboga, tubamenyereze ibintu byose biri processed
bivuye mu nganda ko nta mumaro wabyo. Ayo mafanta, ayo majuisi y'amakorano aba yuzuyemo flavor, byaranangaje cyane. Agahungukanye gato kabonye umuntu afite yogurt, yawurute, karangije turi mu modoka, karangije gahita kambwira ngo yo, ngo reba ngo iriya yawurute yanditseho ngo flavor, ngo ubwo nuvuga ngo nta kintu kizima kirimo. Byumvikana ngo yatoye mu bwenge bwe ko ibintu byose bya flavor biba atari naturel, adashobora gushyira ibintu bitari naturel mu buzima bwe. So ni ukuvuga ngo ukwiriye gutoza umwana wawe kumukundisha ibintu biri naturel no kubaho ubuzima burinda umubiri we indwara mbere y'uko arwara ngo ajye kwa muganga. Ariko umwana narwara uzamujyane kwa muganga basuzume bamenye icyo arwaye, avurwe, niba binashoboka hari uburyo ushobora kumufasha ubona byoroheje umufashe, ariko yarwaye ntuzabure kujyana umwana kwa muganga. Gusa tugomba kurinda imibiri yacu kurwara mbere y'uko tujyana abana kwa muganga. Uwiteka agufashe, akugirire neza, kandi rwose urugo rwawe n'abana bawe uhahindura ahantu umuntu atoreza uburezi bwo kwibungabungira amagara mazima. Ntabwo azabimenya ari uko yatangiye gusoma ibitabo bya Ellen White ari mu myaka 12 kuzamura, ahubwo ibyo uzagenda umubwira uti impamvu nakugurira ibi bariya babikunda, impamvu naguha ibi bariya babirya niyi, unamusomera amagambo makeya ashobora kumva. Buhoro buhoro azakura anishimira iyo nzira y'Imana, nkuko byanditswe ngo menyereza umwana inzira nziza akiri muto, naho yasaza azarinda asaza atayivuyemo. Kandi buryo niyo wagira ingorane umwana agakura agahinduka ntabigenderemo, ariko ya mbuto wabibye ntabwo ubuzi uko izagira umusaruro. Imana igufashe muvandimwe, kandi nongeye kukwishimira ukurikirana ibi biganiro ubisangiza na bagenzi bawe. Nongeye kukwishimira tubana mu murimo w'Imana. Ngira ngo mbibutse muri uyu mwaka wa 2026 dufite intego ya Bibiliya 100 mu biganza 100 by'abantu. Turifuza gutanga Bibiliya 100 mu biganza 100 by'abantu. Twatangiye uwo murimo mu byumweru 2 bishize. Hari ibyo twatanze, kandi mu kwezi kwa gatanu tuzasukura indi gahunda nanone, ndetse no mu kwa 8 no mu kwa 11. Ndakwinginze niba wifuza gufatanya natwe, koresha nimero ziri kuri iyo screen, twandikire, dutere inkunga, dutange Bibiliya, dutange ijambo ry'Imana, ibitabo by'intambara ikomeye na kugana Yesu n'ibindi, kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze ujye mbere. Uwiteka aguhire kandi aguhe umugisha mu izina rya Yesu.